nizere ko ukomeje kugubwa neza, Imana ikomeje kukurinda kandi nawe wabigizemo uruhare kugira ngo Imana ikomeze ikurinde, wayisabye kugira ngo ikurinde. Nizere ko gahunda zawe zagenze neza. Gusa uyu munsi turagaruka ku makuru y'icyamamare, nta wundi ni The Ben. The Ben ni umwe mu bantu batangiye umwaka neza, umwaka wa 2025, kuko ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere icyo gihe hari kuri Bonane yadukubise concert yari yambaye, yari irimo n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Udusha twagiye tubamo twagiye tuba ari twinshi. Gusa uyu munsi tugiye kugaruka ku mwana wagaragayemo arira, afite emotion zigiye zitandukanye kabisa, afite emotion nyinshi cyane yagaragarizaga uyu muhanzi, ubona ko amukunda ku rwego rwo hejuru. Uyu muhanzi ni umuhanzi ukunda gukora ibitangaza cyane, ku buryo ikirori cye cyakoze hagaragaramo byibuze nk'abantu barira. Ubwo n'uwagaragaye hari abataragaragaye. Icyo usabwa nta kindi, kandi subscribe kugira ngo tubane, kandi no kunzogera igihe cyose tugende tubana 5 kwa 5, share, like ndetse na comment. Uyu The Ben ni umwe mu bantu bakora ibitangaza cyane, ko yanagaragaje ko uyu mwaka afite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Kuri uriya munsi wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere rero hagaragaye umwana ari kurira, yamugaragarije emotion zigiye zitandukanye. Umwana aho yari ari kurira cyane, bamumanika n'akaboko. Ni video yagiye igaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane, ni akavideo kagiye gacaracara kuri za Instagram ndetse na za YouTube n'ahandi hagiye hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Gusa uyu mwana nyuma yaho nyina yifuje ko uyu mwana yahura na The Ben, byibuze akumva aranyuzwe bitewe n'uko yari abonye ko umwana we akunda The Ben cyane ku rwego ruhambaye. Nyuma yaho nyine nk'uko bigiye bisanzwe, abahanzi ntabwo bakunda kuboneka, byari bigoranye. Gusa ku rubuga rwa Instagram The Ben yaje kugaragaza ko nawe yifuza guhura n'uyu mwana abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Yifuje guhura n'uyu mwana, gusa yavugaga ko ari urukundo rwa nyarwo abakunzi be bamufitiye. Yamugaragarije urukundo, ari nayo mpamvu agomba guhura nawe. The Ben twari tuzi ko ataboneka, tuzi ko ari bya byamamare kuboneka cyangwa se kugira ngo agaragare yasuye umuntu bigoranye. Yaje kuboneka ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere yasuye uyu mwana, nibwo amashusho yaje kugaragara. Nyuma yasuye umwana, yamuzaniye impano zigiye zitandukanye. Gusa uyu mwana nawe byaje kumushimisha kuko yamaze gukubita amaso The Ben, araturika ararira, ararira byatarasuka amarira. Nuko The Ben amuhanagura amarira, arangije aramuririmbira. Bigera nyuma baricara, The Ben afatanya n'uwo mwana kuririmba, agenda asubiramo indirimbo za The Ben. Ni ibintu byari byiza cyane, wabonaga ko bose bari kujyanamo kabisa, ibintu ari byiza, ibintu ari amagudu. Gusa nanone The Ben yaje kugaragariza uyu mwana akamufitiye urukundo, anamushimira ku kuntu agenda amukunda cyane, agenda amugaragariza emotion zigiye zitandukanye. Gusa The Ben nawe ntabwo yari yaje gutyo gusa, hari impano yari yamuzaniye, yari yamupfunyikiye, aza kuyimuha. Hari harimo ibitabo ndetse n'amakayi, amuraga kwiga, amuraga kugira ngo azasome ibitabo nawe abe umuntu ukomeye kabisa, abo umuntu ufite mu mutwe hafungutse, ahantu hameze neza kabisa mu mutwe we, hari umuntu utekereza cyane. Bigendeye ku mbuga nkoranyambaga bigiye bitandukanye, abahanzi baje kugaragaza emotion, bavuga ko The Ben iki kintu yakoze ari ikintu cyiza ndetse akomereza aho ngaho. Ibi ngibi byaje kugaragaza ko The Ben urukundo abafana bamufitiye ari narwo abafitiye, ari nayo mpamvu kabisa bigaragara ko akunzwe cyane, kuko kujya kuririmba kuri stage ukabona hari umuntu ukweretse emotion nka ziriya, ni ibintu bitoroshye kabisa, bikorwa hake. Abandi baragenda bakishima, ukabona na emotion zihambaye bakugaragariza kabisa, ukabona emotion zikomeye nk'izi ngizi bagaragarije The Ben hano. Gusa uyu mwana we yagaragaje emotion zikomeye, ibyakoze ku mutima The Ben, nawe akumva ko agomba kumusura, agomba kumva icyifuzo cye. Gusa nicyo wifuje kabisa, Imana igira gutya nacyo ikabishyira mu buryo upfa kubyifuza kabisa kandi ubyizeye. Uyu mwana yaragiye arabyizera, yizera ko azahorana The Ben kugeza naho byagize gutya bagahura. The Ben rero watangiye umwaka ahagaze neza, kugeza na n'ubu ngubu akaba ahagaze neza, akaba afite n'ibindi bikorwa muri uyu mwaka bigiye bitandukanye, nka album yatangaje azakora, yamaze gusohokamo nk'indirimbo Pretty, True Love ni Forever ndetse n'izindi azakora muri uyu mwaka kabisa zitari zasohoka.
The Ben murumva ko ahagaze neza kandi abafitiye ibyiza nk'abafana be. Rero niba wakunze channel yacu Birashoboka TV Rwanda, niba ibyo nkubwiye wumva ko hari icyo bigukozeho, icyo usabwa ni subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Wibuke no gukanda kukazogera kugira ngo igihe cyose tuzajya dushyiraho inkuru ujye uyibona. Dukomeze turebera hamwe amateka, amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye, amakuru ari trend ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byose tugende bikubwiraho kabisa 5 kwa 5. Nge ndi Elos.